wowe yampano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga producer wawe yego ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse yego ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze producer amaze kujya ambwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo no Pazo za kumwicaza ndamubwira ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona yego noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki uko ubuzi balance isigaye umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi arangije arambwira ngo hoyanga uba ugomba kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora tugiye kukuza akazi kacu ujye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho Pazo turabyemeranywaho tubyemeranyijweho rero umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambyiga ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva rega turabana bakuru birumvikana kuri we banga arabyandastanding arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana ndangije tambaza Pazo ndamubwira ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari idene turi kubyibuka neza ko amafaranga atari idene ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo itukodesha yawe nzati yego none se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda ibintu kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe ubwo rero ntabwo nkwiye gusoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda ubwo ndabyuka mbona aracyahari ndamwihorera mbigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwe ndavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu uzi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze
Pazo muhamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icicikanye ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye. Uri kubyumva? Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Rero ikintu kiriho ugomba kumenya niki ibyo azuranga umuntu mwabanaga buriya telefone abantu muri kugira kanze ngireka manze mbafungurire comment ndabazi nari nafunze comment byavuga ku busa aravuga abantu banga baravuga ngaho nimwandike comment ukuntu mubyumvishe nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ yafashe telefone yawe ayikorera kopi muye. Yego. Hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no gumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo. Ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ikintu kimwe ugomba kumenya ntabwo as long video yagize access kuri telefone yawe kuko gufata video na bira bintu twabonye ngiye bya ibora narabibonye ndapfusha bora ibintu ntashobora kugira hari ntashobora gushyira hanze hari n'ibintu ntashobora kugira abantu wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko byarangiye gutyo ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga nahise mbese uyu muntu ubundi avuga iki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri RIB wagiye kwishinganisha kuri RIB urabibasobanurira you are safe ibintu bimeze fresh ni ukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika ibyo yabigize cyabahita bamuzirika na you're good naho telefone twese zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze na chat zanjye nawe n'izundi uwo ari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri telefone ibitse ibintu byinshi niba yarayikesirira akakorera kopi ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe ibyo wibijyamo icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite iyo mpano nawe urayifite nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye ikintu rero urukumva biriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse ubivanye mu nzira ugomba gutanga ikirego biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibindi utibuka kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita kuko kwiteza imbere uri umuhanzi ufite impano ejo uzaba successful biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro ejo uzakora umuryango n'iki biriya byaba inkoni twese biriya bijya bitubaho ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera bariya hari abasaza birirwa bishyura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo ibintu byabo bitajya hanze urumva abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe siko bimeze uzajya mu rukundo madamu washobora kutabyakira agomba niba ari umuntu mwabanaga nk'uko bidusobanuriye telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga ntabwo biriya bintu
agomba gutegekwa complete ariko kubisiba, bitari ibyo izaba barrier, izaba inkoni gukubita. So ngayo nguko nibyo gusa. Pole sana, ngiye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora, ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi. kandi nyine buriya niko abantu bagira bahubuka. None se buriya dushobora gushwana muri iyo minota ngahe, uri kubyumva? None se Pazo si inshuti yawe, si inshuti yanjye, si inshuti ya n'abandi bantu, si None se inshuti. byagenze gute wowe? ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu? Ntabwo icyo kintu ntabwo ubanye Nyamirambo mu Kavumo, ugeze ku Gisozi, utuye he harya ubu ngubu? Kanombe. Ubonye amafaranga, wegereye ikibuga cy'indege, uri hafi kujya muri Amerika, wegereye uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada, agezeho baramwirukana, ariko yagiyeyo, nawe uzajya muri Amerika. So urukumva niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo, kuki wageze i Kanombe ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato? Umva nkubwire rero, cyangwa batangiye kubashinja ubutinganyi, ariko usanga ni kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe. numva nkubwire ikintu buriya niko abantu rero ntago bajya bambera abandi. Njyewe twahuye buriya nta nubwo twamaranye amezi 6. Ntabwo abanye n'amezi 6? Niba ari menshi ntarenga amezi 6 tumenyanye nawe. Ariko nawe wizera vuba. Umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yawe igiraho access buri kintu kimwe. Ukuntu byagenze, sinakubwira twahuye, ngiye telefone yanjye yarapfuye, biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe. Amakuru avuga ko se Pazo yashaka kurya umugore wawe, ibyo byaba bifitanye isano n'ukuri? Oya, agari byo. Nase ni gute umudamu yari gutungwa n'abagabo 2 mu nzu, abana n'abagabo 2 mu nzu, umwe atari uwe? Wari ufite rezo yo kugutunga? Ahantu naho ubundi inzu ukuntu yari setinze, nta hantu byari bihuriye. Ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani. Buriya mwari mufite douche imwe? wapi, byari bitandukanye cyane. Mwahuriraga mu gikoni? Twahuriraga muri salo. Ngahibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo, wagiye muri studio, Pazo nawe akabyuka yambaye box, agasanga madamu mu gatenge, yayimushinga ko ariko sha warebye kure. Ariko maybe we expectingaga ko mubana igihe kirekire, akamanza akagukamuramo igihe yagutayemo, niko bitekereza gusa. Ubwo bisohotsemo amahoro ngaho ni fresh. Njyewe buriya niko nyine sinzi ukuntu abantu batekereza, ariko icyo navuga cyo nuko ni isomo ry'ubuzima. Trust nobody. Ntabwo ugomba kugira wigira access ibintu byawe by'ibanga. Abantu ni babi, umuntu yakurimba yakukunkumura. Numva sinzi ukuntu nabikubwira. Wumva njyewe nitereye mba numva hari ibintu runaka njyewe ntajyamo. Njyewe nta nubwo se najya gutunga telefone no video y'umuntu nk'uyo ngiyo, uko ibintu nyine by'ubugogi. Oya bira twese dufite amavideo mu matelefone yacu, twese dufite amavideo. Hari igihe no kureba kurumba, ngiye kurumba kuko ngiye ndi ikiremba, hari igihe njya mbyuka mu gitondo ngafata akavideo ndibe niba kahagurutse, ariko byaranze. So urukumva rero buri wese agira ibintu muri telefone ye, gusa nta ibyo ngibyo nagenda biriya azura ngo agiye kuri RIB kwishinganisha, niyagira ikijya hanze azamukurikiza afata ku mavuta. Kandi ikindi buriya none se ubu ngubu nyine nibyo nibaza, nayo ndimo nibaza. Hari njyewe ukuntu ngiye bana n'umuntu ngiye musetinga gifamiliya, apana kuvuga ngo ni kiboho. Buriya buje umuntu na famiye, akamenyana na famiye yawe, akamenyana n'iki. Hari ibibazo biba bigomba gukemukira muri famiye. Nk'ibyo bibazo iyo biza kumubabaza se ko yaraziranye n'abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye, yabakusanya akabahuza, akaba ati ya manu rero arankoshoni.